iki ni igihe cyo kugira ngo Imana ibohore ubuzima bwawe. Nasomye ijambo rirambwira neza ngo biremwe nonaho si ibya kera. Hari ibintu Imana iremye uyu munsi wa none. Ukirebeye iyi video bambwiye ngo nze ngubwire ngo imigambi yabo ntizasohora. Irambwiye ngo nze ngubwire ngo urwo rugo n'urwawe. Irambwiye ngo nze ngubwire ngo uko yabigambiriye niko bizasohora. Amahoro y'umwami wacu Yesu abane namwe kandi ubuntu buva ku Mana bugumye bube ku buzima bwawe. Uyu munsi hari ijambo Imana impaye ngira ngo dusangire kandi ngubwire ngo humura icyo Imana yavuze ije kugisohoza. Reka dusenge. Wera wa Isiraheli, Imana ishobora byose, Imana ivuga ijambo yarangiza ikarikurikirana, Imana ivuga ijambo yarangiza ikarisohoza. Bana nanje na buri muntu ukurikiranye Ikamba TV. Uyu muntu uri kureba inyigisho reka usohoza amasezerano ye, ukora ibikomeye kuri we kandi wigaragaze kurushaho mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Imana impaye ijambo ngira ngo tuganire. Ni ijambo turaza gusoma mu gitabo cya Yesaya cyo byaho 14 murongo wa 24. Ni ijambo ngira ngo mpanurire mu uyu mugoroba kigicamunsi iyi saha kugira ngo mvugane nawe. Kubera ko Uwiteka Imana Nyiringabo antumye kunza ngubwire ngo icyo yavuze izagikora, uko yabigambiriye niko bizasohora. Kuko Imana ntabwo yakubwiye ikintu izajya guhaha, nubwo yakubwiye ikintu izajya gushakisha, yakubwiye ibintu ifite. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesaya 14 umurongo wa 24. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasohora kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Nzavunagura abashuri mu gihugu cyanjye kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa bakoreshaga buzabavaho n'umutwaro wabahekeshaga uzabava ku bitugu. Amen. Iri ni ijambo Imana impaye. Imana irambwiye ngo nze ngubwire ngo uburetwa abantu baguhekesheje. Hari igihe umuntu avuka hana akavuka si yaraguje, akavuka nyirakuru yaraterekereye, ukavuka hari imbaraga bakutongereyeho. Ariko ijambo rirambwiye neza ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye. Iyi Imana irahiye ibivuga ngo ngubwire ngo icyo yagambiriye niko izagisohoza. Ese ndavugana nande? Ndavugana n'umuntu bazingiye ubukwe, umuntu bazingiye urugo, umuntu bazingiye amashuri, umuntu bazingiye diploma, umuntu bazingiye amasezerano. Ndagira ngo ngubwire ngo abantu barazinze ariko hari Imana ije kuzingura. Haleluya. Abantu bazi ko barahiye kutazigera ushaka, utazigera uva iwanyu, ariko ndakubwira ngo Imana y'amahoro nayo irambwiye ngo yarahiye ije kugukorera igitangaza. Ndagira ngo unyumve neza, so wanyu nyoko wanyu ntabwo Imana yitaye ku migambi yabo, ntabwo Imana yitaye ku miterengero yabo. Icyo Imana yitayeho nuko wayimenya ukayisobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo unyumve neza bene data, iki ni igihe cyo kugira ngo Imana ibohore ubuzima bwawe. Nasomye ijambo rirambwira neza ngo biremwe nonaho si ibya kera. Hari ibintu Imana iremye uyu munsi wa none. Ukirebeye iyi video wite ku bibazo byawe, oya urahita ubona ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Niwongere kwita ku bibazo byawe, niwongere kwita ku ingorane zawe, niwongere kwita ku byo abantu bari baravuze, wite ku Imana yavuze. Ese yavuze ngo iki? Ese yavuze ngo biremwe nonaho si ibya kera. Reka ngubwire, iyo umuntu arahiye ngo ntuzabyara abazi ko hari ibyo yakoze. Iyo umuntu arahiye avuga ngo ntuzashaka, ntabwo uzigera utera imbere, ntabwo uzigera wubaka inzu, ntabwo uzigera ubona visa, ntabwo uzigera ugira amahoro, wabazi ko abishoboye. Ariko nyuma y'ijambo avuze hari icyo Imana ivuze, nyuma y'icyo atekereza icyo Imana itekereje. Imana imbwiye ngo iki? Irambwiye ngo nze ngubwire ngo imigambi yabo ntizasohora. Irambwiye ngo nze ngubwire ngo urwo rugo n'urwawe. Irambwiye ngo nze ngubwire ngo uko yabigambiriye niko bizasohora. Ngo izavunagura abashuri mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu kazi kawe, muri business yawe, muri konti yawe, muri company yawe. Izavunagura abashuri.
abashuri baboneka mu buryo butandukanye. Abashuri ni benshi, ariko Uwiteka aje gukubita abashuri hasi, aje kuribata, aje kumenagura, aje gushwanyaguza ingabo zari ziguhagaze imbere. Umwuka w'abadayimoni Imana ije kuwukuraho, imbaraga zikuroga, imbaraga zikuraguriza. Igihe kirageze ngo Imana isohoze icyo yavuganye nawe. Ramandere bosiya, sinzi niba uri kunyumva. Ndumva Imana imbwira ngo ishize ku iherezo. Igihazo wari ufite kirarangiye, ingorane wari ufite zirarangiye. Igihe wasebeye ntabwo rwongere guseba. Aya meza asigaye Imana aza gukorera igitangaza. Turi 2020, kwini tariki idasanzwe. Reka ngo ubwire ukwezi kwa 10 ntabwo Imana iri buceceke, iraza gutanga igitangaza, iraza guca inzira. Ndabona dote ku buzima bwa, ndabona mariage, ndabona urubyaro, ndabona guheka, ndabona iterambere. Riyamandere bosiya aramakoside ba. Igihe kirageze ngo Imana yibuka abantu bayo. Igihe kirageze ngo Uwiteka icyo yavuganye nawe gisohore. Igihe kirageze ngo biremwe n'ahantu ibi byacera. Igihe kirageze ngo nawe wakire visa. Igihe kirageze ngo Imana ikurebera amahoro. Ndaza kuvuga ibintu bitatu vani hose. Icyo cyambere ngiye kukubwira nuko indahiro y'abantu itazabuza indahiro y'Imana gusohora. Icyakabiri ngiye kukubwira nuko aho abantu bakwicaje ntabwo ari Imana yakwicaje. Aho abantu bagushize ntabwo ari Imana yagushize. Cyatatu ngiye kukubwira nuko Uwiteka naza gukora igitangaza. Nta muntu azagisha inama, nta wazabanza kubwira, naza kukubohora, naza kuguha akazi, naza kukwambika, naza gusohoza icyo yavuganye nawe. Nta muntu azabibwira. Bazashiduka basanga amateka yahindutse. Bazajya gusanga basanga ibintu bya bitahariyo byabaye. Bazajya kwa basanga inziki zafungutse, kuko Imana ivuga ni nakikora. Reka ngubwire bene data, Yesu ageze kwa Lazaro, yarahageze asanga abantu bari bavuze ngo ntabwo bigishobotse, bari bagabanye ibya Lazaro, buri wese yari yatwaye idashoboye, bari barangije n'ikiriyo. Ariko ku munsi wa 4 ngo Yesu arahinguka, maramubwira ngo yaranuka. Numva ntabwo Yesu areba ibyanutse, ntabwo areba abantu barangije. No, Uwiteka ndi kukubwira ni Imana yo kwiringirwa. Abwira Marita ngo wowe mujye kunyereka aho mwamushize. Ambwira ngo ariko sinakubwira ngo ni wizera uraza kubona igitangaza, uraza kubona ubuntu bw'Imana. Ndabwira ngo ndabizi ko nzi ko azazuka ngo ya ninjye gupfa no kuzuka. Yageze ku gituro azura Lazaro. Nyuma y'iminsi 4 abari batwaye ibye barabigarura. Nanjye ndagira ngo mpanure ku buzima bwawe. Abakwicaye ubukwe bagiye kumwara, abagusenyeye, abagutwariye umugabo, abagutwariye umugore, abagutwariye abana, Imana ije kukuburanira. Urwo rubanza ije kurutsinda. Iyo cyamwe rigiye kuvaho, kuko ndumva Imana ivugana nanjye ngije gutanga ubutabazi. Imbaraga z'Imana zije kugaragara. Igihe kirageze ngo Imana yongeye yerekane, ije kuvunagura abashuri, abagutobeye, pariseri yawe, byangombwa byawe, buri wese ajya gusenyera. Ariko Imana ije gukora. Wabanyira abantu basiga bakubabaje, ufite ibikomere watewe n'abantu, ufite ibikomere abantu bagusizemo, abantu wabagize inshuti ariko bakwereka ko atari inshuti, warabize ariko barakubabaza. Ariko ndagira ngo ngwire ngo wihangane. Ni igihe giti intambara zigashira, ni igihe giti Imana ikigaragaza, ni igihe giti Uwiteka akaza kukwereka ko ari wavuganye nawe. Yavuze ngo ndarahiye, Imana irahiye, birahiye. Reka ngo ubwire umuntu yarahira ikintu ntagisohoze, ariko data yarahiye biba bitunganye. Ni wowe Imana imbwiye, ni wowe Imana intumyaho. Ntabwo mu bimeze neza, mugabo nakakikumva, ntabwo rimwe ngo umenye naho yasize, ntabwo mugora kikumva, mu rugo ntabwo bimeze neza. Uwo mugabo mwabyaranye yaragutaye, imbaraga z'Imana zize kumugarura. Reka ngo ubwire nawe uri umugore nk'abandi, ntukisuzugure, ntukitesha agaciro. Nawe uri umukobwa nk'abandi, nawe uri umugabo nk'abandi. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Mu mahanga yose uyu bagashanukira mwemera. Uri muri icyo gihugu ushaka ibyangombwa, haradepoje ni baragusubiza, urategereje ngo Imana ikore. Ndasenze ngo Imana ikore mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka ubutware n'ubushobozi Yesu yaduhaye, reka mbweze ku buzima bwawe bukingura ibyo bintu, kuko yarahiye. Yakubwiye visa yakire, yakubwiye akazi kacire, yakubwiye urugo rwakire, yakubwiye abana bakire, yakubwiye amahoro yakire, gukira indwara byakire, kuba umudendezo byakire. Tabizi Imana ije kuza irabanza ikareka abantu bakabanza bakaba bashungereze. Ntabwo izareka ngo babure kugushungera, ije kugutabara habuze gatoya. Abo bashungereze ntabwo bazabuza umugambi Imana gusohora. Niba yarahenga izakubakira, ni ngombwa ikubakire. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none wongere wizere ijambo Imana yavuze, wongere wizere icyo Imana yavuganye nawe, kuko ijambo Imana yavuze izarishakira inzira. Ijambo Imana yavuze iziyaranja. Ijambo Imana yavuze, oh my God, ntabwo izibeshya, kuko wowe nanjye turatandukanye. Hari umugisha wawe,
reka ngubwire uko umugisha utayoba nako buvumo utayoba. Ntabwo bazakuyobya umugisha, ntabwo bazayobya umugisha ngo bikunde. Wowe n'Imana muraziranye. Anyemera tugasengana, nyemera ngasengera ubuzima bwawe, kuko Uwiteka ikintu aje gukora kizatungura abantu. Nakubwiye ngo Uwiteka arahiye ku buzima bwawe, nkuko yabivuze niko bizaba, kandi uko bigabiye niko bizasohora. Imana yagambiriye, Imana yarahiye ku buzima bwawe. Uri ku musozi, uri mu nzozi, aho wasengeye hose, usengera n'umukozi w'Imana, uhanurirwa nabwo wihanurira, ufata ijambo kariso mukihanurira, niko Imana aje kubisohoza. Riyamandere bosiya, Imana aje gukora ibintu bidasanzwe ngo yiyubahishe ku buzima bwawe. Reka dusengane Imana. Uri Imana yacu bwite. Urambwiye ngo mbabwire ngo icyo wavuze uzagikora, uko wabivuze niko bizaba kandi niko bizasohora. Uje gukura inyatsi mu biganza bye, uje kumukiza umubabaro n'agahinda, uje kumukuraho ubukene, uje kumukuraho amarira, uje kumukuraho ibiteye ubwoba. Imbaraga zimutwikiriye ndazisenyesha amaraso ya Yesu Kristo. Ndasengera mushiki wacu, ndasengera umwene data, ndasengera iyi famiye, ndasengera umukozi wawe, ndasengera umuntu wiringiye ijambo ryawe. Reka umuremere ibidasanzwe, reka umukorere ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Cecekesha amajwi ya Satani, mubwira ngo ntabwo bizashoboka. Ndasenze ngo bishoboke mu izina rya Yesu. Kuko no kwezi kwa 10 ubona Imana, imbaraga z'Imana zigusure, mavuta y'Imana kugaragareho. Ndahanura ubuzima bwawe ngo butere imbere kandi ubone neza y'Imana. Yari Pastor Steven ugusengeye kandi kwifuje mugisha mu izina rya Yesu. Amen. Subscribe yawe irakenewe kandi sangiza bene datira ijambo ry'Imana. Utakaguha umugisha. Ndagukunda cyane. I love you so much. Amen.